kandi ubu ngubu wasanga hari umuntu nyine ujya wumva nk'ibi bintu utereta iki wibereye gutya akavuga ati mana yanjye wamumpa we kandi nta boro y'iki Dia boro y'iki nta boro y'iki nta boro kurimo Dia ntabwo ndi boro z'amatuza mfite. Hello my people, nizere ko mumeze neza iburengerazuba n'ubuseruko n'ubumanuko hose. Ari maze iminsi mumbaza abatumirwa banyu bagiye he, none uyu munsi nabazanye bahungu mukunda cyane wa mukobwa Diane. Ndabizi ko neza muri maze iminsi mumbaza ngo Diane yagiye he, Patrick boyfriend yagiye he, ariko none uyu munsi nabazanye nabahize ndabacukumbura aka kanya ndi kumwe nabo. Reka noneho muze mwiyumvire ya mitoma ya muhungu wanyu Patrick, ibisigo byose nzanabikura nimba bijana rutinga nimba bitesha simbizi, gusa ndabizi ko uyu munsi murishima cyane. Ya let's go, nabahaye iki ikaze duheraho kaba ntabyo mu nama oke turakiriye kandi twishimiye kuza kwicara hano imbere y'abakunzi banyu, abakunzi bawe, abakunzi banjye na Patrick. Babyo mpote mayo. Yego, turabyishimiye. Patrick, noneho rero harakantu ndeba hagati si umuhungu ibi bintu ubundi abikora ni impano arabyandika bimeze bite. Ati uyu munsi none ndashaka ko ubushize harakantu wigeze kuvuga ngo karangomye gusa no karenza pe. Yes, ni boyfriend Patrick nk'ibisanzwe. Rero ndi nyiri mitoma muri city gutigiti noti ndiniti na tomoreye junior giti nta wansobanura atari giti. Ndi ambassadeur wa Equity nadutse kubw'imodoka ya Vewiti. Ninje gitipe cy'agatima ex wanjye ni muheto ni yansabye amavuta ahubwo yanguriye moto. Amaze kungurira moto mwitura kunsura muri ghetto, mwituye kunsura muri ghetto, yanga kunsura muri ghetto, yanze kunsura muri ghetto, nanjye mitamubwira ngito. Igitipe cy'agatima n'imiterere metamukatira. Ubundi umwe mu batipe bateye nk'ibitera ariko bakatiye umutoto uteye kuri ya nka muheto. Dia Patrick we Bega mbega umuhungu cyane. Uwo muhungu ntago wamucika muramutse muhuriye nk'ahantu. Ni Nyagasani yonyine yakorokora. Namucika nje. Dia Nagucika wese ushingiye kuvuga ko nagucika. Wancikira Mu mazi. Cyakoze mu mazi. Akora ntago nzi wamucika. Cyangwa wanyibiza wandubika keretse undubitse nka Rohama ugahita wiruka nkabura ndahora. Kandi ubu ngubu wasanga hari umuntu nyine ujya wumva nk'ibi bintu utereta iki wibereye gutya akavuga ati mana yanjye wamumpa we kandi nta boro y'iki Dia boro y'iki nta boro y'iki nta boro kurimo Dia ntabwo ndi boro z'amatuza mfite. sawa ya ikintu dusigaye dupfa nabwo utere ku bwanwa dore usigaye ubwogosha kandi ibyo bintu ndabikubuza buri munsi. Okay, basi nutamwundira ubwonko bwoya zamundira akanyinya kahese ako mfite akanyinya kari he hehe ako Dia kuko utamwundiye ariko nta inyo ufite ntayo pe. ni iryinyo ryavuye muri ikijigo. ntabwo mvuze inyinya mvuze akanyinya akahese ntako ati ntako ya nakuze ni ikijigo cyavuyemo. Okay, byibuze nutamwundire ubwanwa Dia ununkundire akanyinya. Ndagukundira rya ribori nabonye. Nzamwundire ribori mfite ribori mu kwaha. Nta muhungu kugira ribori nawe reka nyine ubwiragira ngo yuko ndenze ndabarenze. rimwe naryo utagira ngo nawe ribaye Dia mu kwaha nyine. Dia nganzi mu kwaha. Dia mu kwaha kwanjura hazi none se we ntubizi. abonye sasa kwa ko umuntu wabura ukubona kubugira ukumenya gute none nka Patrick. Sonde Patrick sori shere wanje kuje beka
aka kantu ko koma kawo ariko ngaho bireba indi sheri wa Diane birebe nawe byitegereze nizera ngo byavamo nabasha naba nagatoye kubera wabutomboye ntabwo namumarana kabiri kubera se wenda cyaba aricyo kibazo ariko naho mbese warabyemeye ko atamarana kabiri ntabwo byashoboka kubera se ushingiye ku ki Patrick ambo aho naca hose nta nubwo nagucana mu ntunzi nta nubwo nagucana kuri 40 wamunyuza hepfo hasi wajya ndamuza za Rwamara ntabwo nanjye muzi y'imihanda abakire bahita bagucaho ese reka mbanze nkubwire ubwo nyine niyemeje ko ari njye nawe ese abo bakire sinaba mbareba cyangwa abo bandi sinaba mbareba Diane we nawe turaziranye tuziranye kuki wavuze ko nzi mu kwaha ubwo tuziranye nuko mu kwaha kwawe naguhobeye nyine nkahita mbibona Diane wamuhoye nikokoye nazo Patrick nkubwire oya ariko Diane uzi ko ariko ko mfite sheri Diane sawa yagashari we ako Patrick genda shaka noneho umuntu yakantu kagatuma kandanje ariko kamukoma gatavuga ati icyakoze nanyemeze siko birakariyemo ntambwiye ko afite sheri se ariko Diane shamana we Diane ngaho ndeba se undeba kana mu jisho mu maso ajya nako bavuga mukunda akantu rwose ebana musiko ndi kwibona uzi ko Diane mu maso ye harimo urwana rwakuze ubu ngana gutyo ungana gutyo Diane mubona guseka Diane uyu mutima urambwiye ngo nkubwire ngo kandi nkubwira nubwira ngo ntagira undi mbibwira ngo ari wowe mbibwira ngo kandi ntarindira kubwira nanjye rero mbikubwire ibintu uyu mutima umbwiye urambwiye ngo Diane ntukabwera bwere habwera bwere kabwera ngo Diane nturi kabwera uri nyir'ubwiza bwiza bwera kandi uyu mutima urambwiye ngo ntawe muresha ambucuri ngo umuntu utuma ntamera ubwana ngo wakwireshejeho uyu mutima wamushwishwagura igishwishwi ngo kuko warawufashe birofisho ngo mu mfura urasumba imfura ngo niwe mfura idateye imfunwe ngo utakwita imfura ngo uyu mutima babipfa Diane ni nawe uzamfura bya bipfura ibi wate ibiki Patrick ni ibiki azagupfura none sasa nzapfura ibiki ibipfure ni iki abucuri kameramani arabizi njye ndashaka kubimenya ese nzapfura Costa subiza ibipfure aho hantu njye nanjye ahantu uvuze ntabwo uri kubasha ibipfure urabizi aravuze ngo nzamupfura ibipfure uzamfura bya bipfuye abantu barabizi abantu ndashaka kubimenya nese aba bantu nibo bazabikora cyane njyewe hari n'abandi abantu barabyandika muri comment urabimenya ibipfure ngo yeshe nibi kapfure rero sha Patrick afite utuguru twiza urabona badushaka ngo muri comment nk'abantu bakavuga ati afite amaguru nawe ufite inzara nziza de none ndabona byabaye kumana aha yerekana inzara zawe oya pfaho ubwo afite inzara mbi nyine none ntabwo inzara mbi ahubwo ngo abagore baragwira oya mbabarira yego we abagore baragwira ye baba we mfite umugore ahangaha ye baba we azambuza nzakubuza iki zambuza n'ubugingo Ese ntabwo uri kubibona kweri ese mugize Diane ubundi ubona mbereye iki ako Diane akazi kagashi abatoto n'abatipe baterana ku matama bataratangira kwitotomberana wow
nganze ujya adabwira ngo ni njyewe umwihenza ariko Patrick urashaka ubu ngubu hari abagabo bari kuvuga ngo iyo abandi nyakiriya cyane benshi cyane rwose. abo bagabo muri comment turabashaka tuzakorana ubutaha nabyemeye urumva uri tayari? ndi tayari. Umusore umugabo ushaka ko tuzakorana muri comment tuzakorane nta kibazo. ubwo tange ni bagabo basore none nizere ko muri comment rwose mwe nimutinye abantu ukana mugashiremo abantu ngo mufite inunza intuza abantu mufite pocket. Ariko Patrick ari gihe tuganira kumva rimwe na rimwe uza uvuga akantu k'akagande wateye akantu k'agatoma mu kagande Diane no akagande ubundi kagera nakongereza ubwo umwana ari hoti kandi ari hit. She is sweet like a product of wheat, as uri hot like a meat, as a meat yo muri pot, as a pot is so hot dear. Nyonyi banyita pati ni nyenda baguhe capati ugukwataho ni mutera igiti. Patrick ndi intelligent. Ni nyenda tuze fotipoto ni nyenda ifoto ya fotipoto wayenda ni nguhana moto ibite biroto te biroto wagamba ne biroto ni ibiki izi sinzuzi ibite biroto te biroto wagamba ne biroto tino birota wa ahamurayike Putin hare ya poti haza Putin ajwire Putin tonight ni ndazarayiti na burangiti nizaho white because when nyash my crush ndaguha cash tuzi hari bush umurere wush Patrick cyakuzura muri Patrick kandi rwose yakira kandi mubwira nawe rwose bivuga ndeba kuri kwita warenza hirya akabya uswagira umuntu hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ukumva ubuze icyo urenzaho. ubwo umwana ari hoti kandi ari hiti. uyu mwana arashushe hoti ni ikintu gishushe kandi ari hiti umuntu uri hitora she is sweet like product of wheat. Wheat ni ingano aryoshye n'ibintu byose biva mu ngano. She is sweet like a product kugenda ubyumva abandi aza ari hot like meat aza meat iri muri poti ashyushye nk'inyama zatekewe mu kungwa niko bita poti. aza ari hot like meat aza meat yo muri poti aza poti iri so hot n'akabiri nabwo bwako gashyushye. Nyewe ni banyita pati ngiye nitwa Patrick nyewe ni banyita pati ni nyenda baguhe capati ngiye nitwa Patrick ndashaka ko baguha capati iri kubyumva. Nyewe ni banyita pati ni nyenda baguhe capati ugukwataho ni mutera igiti uragukoraho ndamukubita igiti umuvumbi. Patrick ndi intelligent shawuri intelligent Diana ni intelligent Diana dora gatama ako da washize butunwa oya kapfaya Patrick ko kandi uri kuzana ntabwo ari sawa ari nginga santima zigahita zizukura abagabo mudukurikiye nopfe cyangwa nopfe nanjye nimise tonight ni ndazarayiti na burangiti nizaho white. Tonight mwijoro ndazimya amatara na burangiti nizaho white. Uburangiti burazaho utuntu tw'umweru na burangiti nizaho white. utwo tuntu tw'umweru nitwandike muri kome yego wimenyash my crush ndaguha cash tuze hari bush ni igihuru. Wimenyashi mayi ufite nyashi urageze ufite nyashi mayi kurashi ndavuga kashi tujye ku gihuru umurere woshi niyo twajya ku gihuru umurere woshi yabize ko ari ukumesa koza ibintu nk'ibyo ndakumesa byo ari dukunoza ari gutanga ayo mafaranga ndashaka gutera abantu si kuyafatira ndashaka kwereka bano bagabo cyangwa bano basore bari hano hanze ubundi Diana akwiye gute
gende umuca kubona nakuzimira kuva zigaye ariko soya yes bikore ariko se ubwo ko mwagiye murareka oya reka ndomereka Radia haguruka yamaga maguruka oya haguruka reka haguruka hindukira rero haguruka uyu mugabo tuzarwana njyewe ubukozi Dia ngewe bikorera umugabo wawe no reka nzizomenge se wagiye hindukira bakurere Yesu barakureba kumva bakumira muri hindukira we asa nihe muri mu gihuru ako bya ejiji ni uhaguruka isegonda ubu uyu mugore yahindukira umubwiye ngo ahindukirara bagome bafite amatsiko cyakoze nge naziboneye abandi none namwe bagume bafite amatsiko bazambona bitewe n'agasuzuguro ndi kunsuzugura ndi kumubwira ngo ubu ndashoje nyashi zagiye ubu muzanye muri comment najya mbona ngo nta mugore utwaye we utwaye kandebe hirya pati nabona ngiye gukorera ndebana ngo hindukiranye neza none nashakaga niba nashaka nyine yes ni ibi rero kamera mare bega ibyishimo byo kwa pati zinyasi oya ko mwagiye muri karuguru oya mvaho hindukire haguruka rero kuko patiri wagiye mbabarira koko nimaze iminsi Dia unyise Patrick none Dia unyise Patrick pati abagore bari abakera ati none yite nde wowe kuri kumamagara Diane none se Dia nyita uko ushaka ariko bitari pati boyfriend ese boyfriend ni mahwira oya ni mahwe oya Dia nyita kandi keza ukuntu abura Patrick no se nakwita nde mwite nde ubwiza bwawe bunyemeza wenda nyita muri ngo birenze uko mbite akaba abantu bakera bari bazi kuririmba byatarwa niyo ndirimbo zabo barafata umwanya wongera uyumva ariko ubundi sibyo ubundi wamuririmbe nk'akantu gatoya kuri iyo ndirimbo ntawe mbazi ubundi baravuga ngo umwate w'ukundi ubonamo amaribobori niyo urayiririmba nabi ndumva uri kuririmba nka marayika ndetse ukayiririmba kurusha na nyirayo Dia kanumve ngo nkwite nde ubwiza bwawe bunyemeza nkwite asabwe nde romantic kuririmba nde buri kuririmbira inzu ubwiza bwawe ni ikimeza nkwite nde birenze uko ngutekereza nkwite nde nkwite asina nkwite Dia arena sina kari bakobwa Dia uri kumva bakobwa ariko Dia asira we Kera bati unyite Fabrice unyite Titise unyite Pitase unyite Titose nkwite Tito nkwite Pati agashanda Tito atari ryiza Tito sinzi ko ndi kumva umuntu Tito ari umuntu w'umunyacyaro akazina keza amazina uranyita Tito rikuremo icyaro toka utuzina tw'abasore beza nta n'umutipe tuziranye ufite izina ryiza babyize nyine ukurikira ubwiza mfite reka numva iry'izina ry'umutipe wenda ntabwo nyita Bogari ushingiye kuri aya matoza nkwite Bogari Bogari, oya. aba ari ubusore bwa maringaringa bari na bwa Marine niko njye mbyumva faya ntabwo nyita ndetse nyita nka Kamanzi kubera ko ndi n'imanzi uracyari imanzi uracyari imanzi paturabeshya nuko ati nanjye aho hantu urabeshye kubera iki kubera iki munyamura ubumanzi nta muntu uzamanzura murabesha niyo gahunda ntabwo uzabikora umva mu nkuru imbere ya kamera rimba itazamfata nicaranye n'umwana aya cyokoze ndi hafi kwera Dia ari umwana uyu we ntabwo ntabwo ndi umwana Pati ntabwo ari umwana ariko Pati oya reka umwana ufite ibyanwa bingana gutya asabaho byanjye mfite ubwanwa none arabwogosha ukagira ngo wagiye ubureka rero nk'ukuntu uriya mutipe afite ubwanwa bwiza ndamutsindiye ukomana bipe yani mvuga ngo ankunda uromamo oya ni gute ubwira ngo urankunda ukabona ubwanwa bwa kameramani Dia oya kamurimba akaririmbo mbabarira nshingu kawo data mbatamukawo ngo mbatabukaho oya na Dia uri kunyishushanyaho ni gute ambwira ko ndi keza
gusa nimba nkubwira ibintu nkunda wowe warangiza ukabona ubwiza bwa kameramani. oya ntabwo ari ukububona ngende kukwereka urugero. Kameramani murangiza gufutinga naho wanje nyine ubutaha w'amaguru wabariye. oya Patrick iyo akunze ikintu arambwira ngo iki kintu ndagikunda ntajya kunserereza ngo ndiyogoshesha ngo nzasuke sinasutse Diya njye naragusereje ngo ntabwo wiyogoshesha mba meze nk'agahungu nagiraga ngo se mugurire imisatsi nanjye nicyo kibazo nagiraga se ngo musukishe none ntabwo njye nshobora gukora ikosa ryo kukubwira ukajya uvuga ngo ufite amatsiko yo kuzambona nasutse cyo kuzi ko ariho mbibonye buryo warasutse niba wakibona rero afite utudirede yarafite utudirede reko yarakaragaga nagira ngo nindera nagira ngo ni Kimangwema Kimangwema ramuzi nagira ngo ni Kimangwema sawa nibwo budirede yari afite nshimiye reka mubwire abantu nshimira kuri iyi misatsi sibyo kamubwire abantu dushimira kuri iyi misatsi turashimira bosi w'inunza uriya mu bosi ugira ute uriya mu bosi umwe ugenda mu modoka y'inunza y'umutuku bamwita nde niwe waduhaye 20,000 dusukisha Diane uzatera inoza ku karere kandi Patrick wowe njya mbona ntazi rega njye na Diane tubiziranyeho abana wari uhari umwe hari abantu nka 5 ewe nikozeho yo ariko nari n'undi uri ready sesa welcome kwa Diane amarembo arafunguye afunguye kuki n'undi nyine uri ready kunsukisha nese Dia waretse nkura n'impeta ariko nkura n'impeta mukure impeta kandi wikuramo umugore uri hano atwagwa ibandi none njye ndashaka ko dusoza byibuze mugira nk'ikintu mwifuriza nk'abakunzi banyu abantu bakurikirana ba buri munsi abantu nyine hari abantu benshi bacyumva bakunda bwati nifuza kuhura na Patrick kuhura na Diane je mugira akantu gacyamwe mwabagenera nyine mbere yuko musoza kino kiganiro turahera ikintu cya mbere njye nababwira nuko tugiye kujya duca hano kuhiye channel Casino Official kora subscribe kandi no kukazogera uzajya uhora umeze gutya ngo baje tugiye kujya tubaha show wala Dia nawe gira akantu wifuriza nk'abakunzi bawe bakurikirana bya buri munsi every day abakunzi banjye bo ni ibisanzwe babizi ko dukundana batera agatebe ubu tugiye kuza kandi tugiye kuza wese basharingana kuko ikintu cya mbere hagatanga baramaze iminsi nyine abantu benshi amaze Diane yagiye Diane ntago agikora noneho njye nkajya amafaranga atize Diane amaze iminsi atari mu Rwanda yagiye hanze none uyu munsi wagarutse noneho nizere ko byibuze bagiye kuzajya bakubona ariho n'ubundi ya Diane yarari hanze avuye muri Ethiopia ibyo nanabeshaga none rwari n'ukuri muri Ethiopia Patri wajumba umene umuceri wose kandi si byiza ndahari kandi ndabakunda cyane badushyigikire batube hafi kuko twebwe duhari twenyine bo badahari nta kintu twaba turi gukora kandi turabakunda cyane ciao Patri ngo uzona gacama